Iyi video rero muri kubona yafashwe ku gicamunsi cy'uno munsi hano hirya mu baturanyi bacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri Goma, aho aba bari kwirukanka n'ubundi ari abakongomani bakaba bari gusatira cyangwa bagana mu iduka ry'umunyarwanda riherereye n'ubundi muri kariya gace, aho bari gusahura cyangwa biba buri kintu cyose yacuruzaga, dore ko bamennye ibirahure binjiramo maze bapakira mu bikapu ndetse no ku mamoto buri kintu cyose yacuruzaga, dore ko kabisa yari afite iduka rinini. Ndabasuje muherereye hose ku isi hose, abanga mu Rwanda ndetse no hanze yaho mukurikiranye Kigali Tube Online. Ndizera nashidikanya rero ko mumeze neza ndetse n'ibyo murimo biri kugenda bicamo gake gake. Mbere yuko ronangira inkuru y'uno munsi cyangwa ngira icyo mvuga, ndabasaba cyangwa murambasaba ko mwakora subscribe banga kuri Kigali Tube ndetse ugakanda akazogera hejuru kugira ngo ntihakagire inkuru n'imwe igezweho cyangwa iri gucikikana muri iki gihugu igucika. Nk'uko rero mwabyiboneye kubakurikiranye amakuru cyangwa abajya bakurikirana politiki yo muri iki gihugu, mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi habyukiye imyigaragambyo ikomeye. Ni imyigaragambyo rero yitabiriwe n'abaturage, biri kuvuga ko yateguwe na societe civile n'ubundi ikorera muri Kivu ya ruguru. Intego nyamukuru y'ino myigaragambyo nk'uko musanzwe mubyumva yari ukwamagana u Rwanda, ubwo ni ukuvuga ngo ni Abanyarwanda batuye hariya muri Goma ndetse n'Abanyekongo baba bavuga Ikinyarwanda. Ibyo rero byose bikaba byaratangijwe n'uko u Rwanda ari gushinjwa n'ubundi gufasha umutwe wa M23 uhanganye cyangwa uri mu ntambara n'igisirikare cy'igihugu cyabo FARDC. Iyi myigaragambyo yabereye ahazwi nko ku mupaka muto Petite Barriere, mu gihe ku mupaka munini wa Rakronishe uzwi nka Grande Barriere hari harimo kwambuka Abanyekongo gusa bisanzwe. Mbaye nk'ubibashushanyiriza rero neza, iyi myigaragambyo yahereye kuri entre presidence yerekeza i Goma mu mujyi n'ubundi rwagati, hanyuma ikomereza ku mupaka muto Petite Barriere uhuza u Rwanda n'ubundi na Congo. Aba bakongomani rero bigaragambyaga bari gukora urugendo basakuza ndetse bavuga amagambo agiye atandukanye yerekana urwango baba bafitiye u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Mu byagariraga amaso ndetse na kamera bari bafite ibyapa byanditseho amagambo akomeye ndetse yujuje ubushotoranyi ku Rwanda, utibagiwe n'ibitutsi by'urukozasoni. Ibi rero byazaga bisanga indirimbo zitandukanye nyinshi bagendaga baririmba zisebya u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda baba batuye hariya, bakanongeraho ko abo Banyarwanda bagomba guhura n'akaga nabo. Kwikubitiraho hari na video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga aho abakongomani bari kugenda basahura umunyarwanda wari ufite business cyangwa inzu akoreramo ubucuruzi bwe hariya muri Goma. Aba baturage rero bari kwigaragambya, bayinjiyemo bamenagura ibirahure maze batangira gutwara ibyo yari afite byose ndetse babipakira ku mamoto babimena, ndetse ubona ko bafite n'ibyishimo bidasanzwe bari gukora icyo gikorwa. Man, one of my back is this is what shoot come on. Onna bro, onna Samaki. Man. Onna. Ntibyaje kurangiriza kuri ibyo bikorwa gusa, ahubwo abigaragambya bageze naho bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, ariko polisi y'u Rwanda ibabuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambiriza hakurya muri Congo, aho kubera umujinya ndetse n'urugomo bari bafite bahise batangira gutera amabuye mu Rwanda, gusa inzego z'umutekano z'u Rwanda ntizagira icyo zibatwara. Ibyo byose rero nk'uko nabibabwiye byabereye hari ahazwi nko ku mupaka muto Petite Barriere. Nyuma y'aho rero babonye ko batakinjira mu Rwanda cyangwa nyuma y'iyo skandali, bakomeje guteza akavuyo n'ubundi hafi y'umupaka, bagenda batera indirimbo zitandukanye ndetse n'abandi bikiriza kugira ngo berekane ko batishimiye ibikorwa bitandukanye bizera ko u Rwanda cyangwa bemeza ko u Rwanda ruri gukora ariyo byo gufasha umutwe wa M23 kugira ngo uwo mutwe ukomeze ugabe ibitero hariya n'ubundi muri Congo. Iyi myigaragambyo uyu munsi yatumye urujya n'uruza rw'abantu bagigoma bavuye mu Rwanda ruhagarara, kuko benshi batinye kuba bagirirwa nabi mu gihe baba bambutse umupaka
dore ko ibikorwa byagaragaye ko biri kubera hariya muri Goma ntibiteje inkeke Abanyarwanda bariyo gusa, ahubwo n'abandi bantu ku isi hose biteje ikibazo. Hari abaturage rero bagiye batandukanye batuye ahangaha mu Rwanda ariko bakorera ubucuruzi hariya muri Goma, bagize icyo batangariza itangazamakuru. Nk'uyu witwa Mwiseneza Idrissa ukora akazi k'ubucuruzi yagize ati nanze kujya muri Goma kuko n'ubundi nta kazi kari gukorwa uyu munsi kubera akavuyo k'imyigaragambyo yo kwamagana M23 ndetse n'u Rwanda. Yakomeje avuga ko ibyo barimo gukora bashyira urwanga imbere birimo guha M23 ishingiro kuko bigaragaza ko hari ikibazo gikeneye gukemuka muri kiriya gihugu. Nubwo ari ibintu byinshi ibi byabaye ku Banyarwanda bari bari hariya muri Goma, Guverineri w'intara y'Uburengerazuba Bitegeko François yagize gutya aburira abaturage b'akarere ka Rubavu ababwira kwirinda kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kubera umutekano wabo. Ibiro bikaba byafashije hamwe harimo na Murenzi Elize ukora akazi ko kubakisha inzu, yavuze ko bitewe n'umuburo u Rwanda rwabahaye n'itangazo ry'uko ari ku imyigaragambyo yanze kujya i Goma, mu magambo yagize ati itangazo ryasohotse nimugoroba bituma mfata icyemezo cyo kutajyayo bitewe n'amagambo yuzuye urwango batubwira, hari n'abanze kutwishyiraho twakoreye. Ndakeka rero mubyumvishe rero kabisa ko usibye imyigaragambyo yabaye uyu munsi, Abanyarwanda cyangwa abavuga Ikinyarwanda bakoreraga business cyangwa ibintu bitandukanye hariya muri Goma ntabwo bari babayeho neza cyangwa bari gufatwa neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nsozo rero ndagira ngo mbibutse cyangwa mbabwire ahantu ibi byose byatangiye, izi mvururu ziri kuba ziri guterwa n'iki, ese bitangiye vuba cyangwa byahozeho? Uyu mwuka rero utari mwiza muri ibi bihugu byombi Congo n'u Rwanda byatangiye mu mezi abiri ashize ubwo Congo yashyiraga mu majwi Rwanda nk'igihugu cyafashije M23, dore ko uyu mutwe uri mu murwano ukomeye na Congo, ndetse iyi M23 ikaba yaramajije kwigarurira umujyi wa Bunagana, bakaba ubu ngubu bari gushaka gufata n'utundi tugiye dutandukanye hariya muri Congo, dore ko intambara ikirimbanyije. Nk'uko rero mwabikurikiranye, leta y'u Rwanda kabisa yarabihakanye yivuye inyuma ivuga ko nta sano n'imwe ifitanye n'ibi biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ku rundi ruhande rero uyu mutwe wa M23 nawo ukaba waramajije gutangaza ko nta bufasha na bumwe bahabwa na leta y'u Rwanda, yewe n'imbunda n'amasasu bakoresha bavuze ko byinshi bagenda babigura mu ngabo n'ubundi za FARDC yahariya muri Congo. Izindi uyu mutwe ugenda ubona ni igihe wenda bakubise cyangwa bahabije indwanyi zo muri Congo, bakahita bafata ibyo bari bafite byose bakahita babyongera mu ntwaro zabo. Nk'uko rero natangiye mbibabwira, Goma ihana imbibi n'umujyi wa Gisenyi, rero hari imipaka ibiri, yaba Petite Barriere ndetse na Grand Barriere. Rero hari kuri Petite Barriere kubera ko hari akavuyo kenshi, nyuma y'aho abigaragambya bateye amabuye bashaka kwinjira mu Rwanda bakabangira, bakomeje guteza akavuyo hanze. Ariko rero ko polisi yari muri Goma yagize icyo ikora, aho babasezeranyije ko ari bugire igikorwa. Ibi rero bakaba babikoze kugira ngo bagabanye imidugararo yari iri hariya, ndetse kugira ngo birinde abantu bakomereka cyangwa bakomeza kwangiza ibintu bigiye bitandukanye. Ni naha rero nsoreje video y'ino munsi, ndakeka umenye ukuntu situation zifashe, amakimbirane cyangwa imyigaragambyo yakozwe n'Abanyekongo aho yabereye, imyanzuro yafashwe, ndetse n'uko Abanyarwanda babayeho hariya muri Goma, n'ukuntu bari kugenda bafatwa, aho twabonye ko atari byiza cyane. Ariko turi bukomeze twizera ko ibikorwa biri gukorerwa abariyo cyangwa bagenzi bacu batuye hariya cyangwa bakoreho business biri bugende bigabanuka, ndetse ko mu minsi izaza umubano w'u Rwanda ndetse na Congo uzongera kuba mwiza ndetse ukagarukamo amahoro. Ibyo rero leta y'u Rwanda iri butangaze nyuma y'ibi cyangwa ibyo Congo iri bukore nyuma y'ibi byose uzajya ukomeza kubikurikirana ahangaha kuri Kigali Tube. Mwibutsa ko rero ugomba gukora subscribe nimba uri mushyashya cyangwa ari gukigera kuri ino channel, ndetse ukore like kuri iki kiganiro cyangwa ino video, unakoreshe ya kuba friends bawe cyangwa inshuti zawe zitigeze zikibona. Naho utaha, ciao.